turirimbe twitere ijuru kuko twahawe umwana w'umuhungu kandi azitwa igitangaza. Nimuze turirimbe twitere hejuru kuko twahawe umwana w'umuhungu kandi azitwa igitangaza. Ubutware n'icyubahiro bizaba ku bitugu byiwe. Ubutware n'icyubahiro bizaba ku bitugu byiwe. Ubutware n'icyubahiro bizaba ku bitugu byiwe. nimuze turirimbe Nimuze turirimbe twitere hejuru kuko twahawe umwana w'umuhungu kandi azitwa igitangaza. kandi azitwa igitangaza. Oh, nimuze turirimbe Nimuze turirimbe oh, twitere hejuru twitere hejuru kuko twahawe kuko twahawe umwana w'umuhungu kandi azitwa igitangaza. oh, ubutware N'icyubahiro bizaba ku bitugu byiwe. ubutware yo N'icyubahiro bizaba ku bitugu byiwe. Ubutware icyubahiro n'icyubahiro bizaba ku bitugu byiwe. mu ijuru icyubahiro kibe cy'Imana n'amahoro abe kubo yishimira. Mu ijuru icyubahiro kibe cy'Imana n'amahoro abe mubo yishimira. Oh, mu ijuru icyubahiro kibe cy'Imana n'amahoro abe kubo yishimira. Mu ijuru Mu ijuru icyubahiro kibe icy'Imana n'amahoro abe mu bo yishimira. mu ijuru Mu ijuru icyubahiro kibe icy'Imana n'amahoro abe
ijuru asiga ubwiza n'icyubahiro. Haleluya, Yesu ahimbazwe. Haleluya, Haleluya, Yesu ahimbazwe. yemeye kuva mu ijuru asiga ubwiza, yemeye kuva mu ijuru asiga ubwiza n'icyubahiro. Haleluya, Yesu ahimbazwe. Haleluya, Haleluya, Yesu ahimbazwe. Haleluya, Yesu ahimbazwe. Haleluya, Yesu ahimbazwe. Nimuze turirimbe. Nimuze turirimbe, twitere hejuru, kuko twahawe umwana w'umuhungu, kandi azitwa igitangaza. Nimuze turirimbe. Nimuze Oh,
nyiringabo Uwiteka Mana nyiringabo we waremye ibiriho byose haleluya waremye ibiriho byose bw'abakwizera ubuhungiro bwacu bw'abakwizera kuva kera bagakwigira wababereye
Imana ishimwe.
arakoze. Nimureke twongere Imana yacu amashyi uyivugirize impundu. na mwarimu
wadushyizeho, iyaba aya mazi yari elegitorogaze ntitwari kubona amafaranga twishyura, ariko Imana ishimwe yagushije imvura mu mirima yacu, irangije ntiyabitwishyuza. Ni ukuboko kw'Imana guteye ubwoba. Imana ishimwe, uri Imana yacu rero, kandi turagushimiye. Tuzakomeza kugushimira tukiriho, itorero ritarataha tuzakomeza kuvuga ishimwe ry'Imana iteye ubwoba. Tuzakomeza kuvuga agakiza Imana yahaye abantu kakanyura muri Kristo Yesu, akavuka mu nda y'umugore, akavuka atwarwa n'amategeko, ariko agasoza urugendo arambagije umugeni, amukoye kandi amusigiye amasezerano, atubwiye ngo nzagaruka mbajyane. Turategereje rero, turishimye kandi imitima yacu iratuje. Nawe tutatunga ibya mirenge, ariko dutunze Umwami Yesu kandi aturutira byose. Turagushimiye kuri kumwe natwe, kandi amateraniro yacu ugomeza kuyabamo, kandi byose bigafatikaniriza mwe kutuzanira ibyiza. Iby'ibyifuzo byo urabizi, ntitwavuga tubikubwira, urabizi. Waravuze ngo ijambo ritaraba ku minwa yacu, Imana iba yamaze kurimenya. Byose rero uzabikemurisha umwuka w'ubugwaneza, kandi byose ukora ni ukugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ku bwa Kristo Umwami wacu, amen. Yizirwe wanye umunezero, isuzu umukiza ukome, iseguye niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya nisunzu umukiza ukome, iseguye ahimbazanye natwe. Tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo sinarinzi ko wangirira neza. Amena. Buri muntu wese akurure iyo mirimo y'Imana yakoze, maze dushime Imana tufatanya n'uwo muririmbyi waririmbye ngo sinarinzi ko wangirira neza. Amen. Wangirira neza
Hallelujah. nta muntu y'umwe kurangira sinari nzi ko wabasha kugaburira sinari nzi ko wagirira neza utya wagirira neza utya warakoze Yesu sinari Sinari nzi ko wagirira neza utya Sinari nzi ko wagirira neza utya Sinari nzi ko wagirira neza utya Wagirira neza utya
twubahe Imana, duhagarare twubahe ijambo ry'Imana tugiye kumva, dusenga Imana. Abaririmbyi Imana bagirire neza, zamura ikiganza cyawe dusenge. Mana yacu, Mana yera, ijambo ryawe turaryubaha, ukoze we tumuhagutse mu ibara ry'amaraso, aba ari wagaragara ahubwo hagaragare wowe. Duhagaritse imbaraga mbi z'abadayimoni, duhagaritse imyuka mibi mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Mana turamushinganishije, ntaba ari uvuga ahubwo ari wavuga, ntaba ari ukora ahubwo ari ukora. Mana twirukanye ibyo byose byacecekesha ijambo ryawe, kugira ngo ubwoko bwawe bubwumve. Mana rihindure byinshi mu mutima yacu. Urakoze kuri Imana, urakoze kutugiriye neza. Natwe nk'itorero tugukomeye amashyi twakira ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Igice cya mbere turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Urwandiko rw'Abaheburayo igice cya mbere duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo waho wa gatatu. Dusome. Kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bw'ikomeye cyane yo mu ijuru. Amen. Nashatse ko tuvuga kuri Yesu, uburyo ahebuje byose, ariko cyane cyane ko Imana yamuduhishuriye muri Kristo Yesu. Twatangiye dusoma kuri uyu murongo wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu, ko kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi, ubwa mbere mu bihe byinshi batavuze uko bingana, ariko ni ibihe byinshi cyane. Ubwa kabiri kandi bikora mu buryo bwinshi. Tugeze ku murongo wa kabiri haratubwira ngo naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, kandi uwo nguwo ubwa mbere yamushyiriyeho kugira ngo abe umuragwa w'ibintu byose, amuhereza umunani w'ibintu byose. Kabiri, niwe yaremesheje isi. Icya gatatu, uwo nguwo niwe kurabagirana k'ubwiza bw'Imana. Gatatu, akaba n'ishusho ya kamere y'Imana. Kane, kandi akaba ari uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Gatanu, atwezaho cyangwa adukuraho gukiranirwa kw'ibyaha byacu, arangije ngo ajya kwicara mu ijuru kwikomeye ishobora byose. Amen. Ndashaka ko tuvuga kuri aya magambo umwanya mutoya. Ntabwo ndi buvuge uburyo Yesu aruta abamarayika n'abahanuzi n'abatambyi, ahubwo ndavuga gato cyane uburyo Yesu yatwihishuriye, cyangwa Imana yatwihishuriye muri Kristo Yesu, ikavugana natwe binyuze mu kanwa k'umwana wayo. Kuvuga kuri Yesu ntabwo byoroshye kugira ngo umubonere igisobanuro ngo definisa asobanura Yesu, keretse umwuka wera aje muri wowe akaguhishurira akagusobanura Yesu, niho byumvikana neza, niho bikunda neza. Ariko umuntu mu magambo, mu nyuguti kumusobanura. Ariko Yesu ni umwana w'Imana, niwe Imana yavuganiye natwe muri iyi minsi y'imperuka mu kanwa kiwe. Yesu ari hejuru y'ibintu byose, asumba aruta kure abamarayika n'abahanuzi n'abantu bose bakomeye. Niwe mwuzuro w'ubuhanuzi w'ibintu byose. Babwira arayibasobanurira, batangira kuyumva. Kandi Mose Imana yari imushyizeho kugira ngo akure ubwoko bwa Isiraheli, ubwoko Imana yari yatoranije, abuvane mu Egiputa abugeze i Kanani.
Mose Imana imuhereza inyandiko, imuha amategeko, imuha amabwiriza. Abasobanura bakuvuga ko Imana yakoresha abamarayika kugira ngo bandike amabwiriza n'amategeko, ubwoko bw'Imana abantu babashe kumenya ko hariho umucyo, bave mu mwijima, bave mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Ariko mbatangarize mbabwire ko Mose ntabwo yashoboye kugeza ubwoko bwa Isiraheli mu gihugu cy'isezerano, ariko dufite Yesu utazananirwa kutugeza i Kanani yo mu ijuru. Amen. Imana yarateguye Yesuwa ko agomba kuba umukiza wabo. Yesuwa araza kugira ngo abambutse Yorodani. Bageze kuri Yorodani, bahageze mu gihe kibi, cyari igihe cy'imvura, igihe cy'isarura, mu kwezi kwa 4 no kwa 5, amazi yari yuzuraga Yorodani no ku nkengero hose. Imana ikora igitangaza gikomeye, amazi ya ruguru iyahagarika ikirundo, yose aramanuka asandara mu mudugudu witwa Adama. Turabisoma muri Samweli, muri Yesuwa ibice 3 ku murongo wa 16. Ntimufate Bibiliya. Ayo mazi yose ahagarara amasaha agera kuri 20, aya ruguru arahagarara, inkengero zose n'inkombe amazi arahagarara mu gihe cy'imvura, yose asandara muri uwo mudugudu. Amazi y'epfo Imana ikora igitangaza, yose iyajyana mu nyanja y'umunyu, inyanja y'urupfu, inyanja idafite ubuzima. Kandi byasobanuraga ko Kristo, kuko Yorodani bivuga amazi y'urubanza, amazi ariho urubanza, byasobanuraga ko urubanza rwacu Kristo azarumira burundu, twari kuzacirwa kubera urubanza rw'ibyaha, akarumira nk'uko ari amazi ya Yorodani yagiye mu nyanja y'urupfu idafite ubuzima, inyanja y'umunyu, akamira Yorodani yose mu masaha agera kuri 20. Byashushanyaga ko Kristo azaza ari Yesuwa wa kabiri, akatwishurira mu buryo bw'igitangaza. Abatambyi Yesuwa bahagaze muri Yorodani bashingamwe amabuye, ariko byasobanuraga ko Imana izoreza Yesuwa wa kabiri akatwambutsa, akatugeza i Kanani yo mu ijuru amahoro. Imana rero ivugana n'abahanuzi batandukanye, uhereye kuri Mose, Yesuwa na ba Yesaya n'abandi benshi cyane. Mwumvisha ko yavuganye nabo ngo ibihe byinshi cyane iri kwihishurira abantu, imyaka myinshi cyane, ibihumbi n'ibihumbi, ibinyejana byinshi, ivugira mu kanwa k'abahanuzi. Twasanze ko yongera kuvugana nabo mu buryo butandukanye. Ubwo buryo butandukanye ntabwo yavuganye nabo mu magambo gusa, yabikozemo n'ibimenyetso n'ibikorwa. Amazi agacikamo kabiri, inyanja itukura igahagarara, Yorodani igacikamo kabiri ikayoba, Imana ikayiyobya, ibyago bigatera muri Egiputa, abana b'imfura bagapfa, ibintu biba bibi, ubutaka bukasama bukamira abantu mu buryo butandukanye. Imana iri kugira ngo abantu bashobore kuva mu mwijima, bayihindukire, bayizere. Imana ibikora ibihe byinshi cyane mu buryo butandukanye. Abantu bagashira mu butayu, bakakora inzoka kugira ngo bayitumbire, bayirebe, abantu bakanga. Imana irabikora, ivugana nabo mu bahanuzi mu bihe bitandukanye, mu buryo butandukanye. Ikora ibitangaza, ikora ibimenyetso, ukoze icyaha bakamutera amabuye. Imana ikora ibimenyetso ikoresheje abahanuzi. Ariko hari Yesuwa wa kabiri wari uri gutegurwa. Twageze ku murongo wa 2 ngo ariko noneho mu minsi y'imperuka Imana yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wa Yesu Kristo. Amen. Niwe nashatse kuvugaho uburyo Imana yavuganye natwe muri iyi minsi y'imperuka bitanyuze muri babahanuzi, kubera ko haje Yesuwa wa kabiri, haje Adamu wa kabiri, uruta Mose, uruta ba Yesuwa, uruta ba Yeremiya, uruta ba Yesaya, uruta abahanuzi bose, kugira ngo uwo nguwo aze ari ishusho y'umwuzuro, aje kugaragaza Imana mu buryo bwuzuye. Uwo yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, yanamushyiraho kugira ngo abe umuragwa w'ibintu byose. Uwo ni wo musozo w'ubuhanuzi bwose, ko Imana ntabwo twongera kuyitekereza mu bimenyetso, mu bitangaza, mu mafaranga muki, nuko yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo Yesu Kristo. Yesu aruta abatambyi bose. Abatambyi bo mu gihe cy'abahanuzi bo murabizi ko hari igihe cyagiraga mu mwaka umwe
rimwe bakajya heraho mu isi, kandi bajyagamo bajyanye amaraso y'amatungo runaka, kandi batambaga ibitambo bakoresheje ibintu bindi bitandukanye binyuranye. Ariko Yesu yaje ari igitambo akaba n'umutambyi muzima, nta nubwo yakoresheje amaraso y'amatungo runaka, ahubwo we yinjiye aheraho mu ijuru, ntabwo ari aheraho mu isi. Nta niyo mpamvu umwenda wari ukingirije aheraho mu isi watabutsemo kabiri, kugira ngo aduhuze n'Imana. Umuntu aba umwami ni uko aba yabaye uruhinja, kandi ntaba yarigeze kubaho. Yaba umuperezida umeze gute, yaba iki, aba umwami yarabaye uruhinja. Ariko ni ikinyuranyo, Yesu we yahoze mbere na mbere ari ijambo w'Imana, na niwe mutekinisiye w'umuhanga w'Imana, niwe Imana yakoresheje kugira ngo areme isi. Ibyaremwe byose niwe wabiremye. Yahoze yicaye ari kumwe n'Imana, ari umwami w'abami. Iwe yari umwami, arangije araza buruhinja kugira ngo aducungure. Ni ubwa mbere rero kuba umwami ahinduka uruhinja. Uyu rero niwe waje ari impano itangaje kugira ngo ubuhanuzi bwose, abahanuzi bose bahagarare, abatambyi bose bahagarare, abakora imirimo yose y'ubwo buryo kugira ngo bavugane n'Imana, tumenye Imana binyuze aho hantu. Kristo Yesu we yaje muri iyo shusho y'ibyo byose mu minsi y'imperuka, kuva avutse iminsi y'imperuka nibwo yatangiye kugira ngo avugane natwe binyuze mu kanwa k'umwana wayo. Amen. Abatubanjirije boho babigezwagaho n'abahanuzi, niba baremeye kwakira ubwo butumwa bakizera ko Imana iriho, twebwe Imana yiyeretse mu mubiri wa kimuntu, ni gute tudashobora kwizera Yesu Kristo ko ari we mwami wacu n'umukiza uhebuje byose? Yesu rero aza ari we muragwa w'ibintu byose. Ibintu byose byo mu isi, ibyo tuzi n'ibyo tutazi, ibyo wabonye n'ibyo ntabonye, nanjye ubwanjye nawe ubwawe, twahindutse umuragwa, twahindutse umunani wa Yesu Kristo, kuko yahindutse umuragwa w'ibintu byose n'abantu n'ibiriho byose, kuko ni umwana w'imfura. Data wa twese wo mu ijuru, Imana Data yamuhaye umurage w'ibiri mu isi no mu ijuru, niwo munani yamuhaye, yamweguriye ibintu byose. Twibwira ko biriho n'ibitariho, ibyo tutibwira byose, ibigaragara n'ibitagaragara, ibiri mu yandi masi, ibyo byose Data yabyeguriye umwana we. Ari we yavuganiye natwe kugira ngo tubashe kumumenya. Umunani we ni ngewe nawe, umunani we ni ibiri mu isi no mu yandi masi yose, mu mibumbe tuzi niyo tutazi, ari abakomeye, ari aboroheje, kuko yaravuze ati n'abamarayika nabo bazajya bagukorera, kuko mbahinduye umuyaga kandi ugomba kubatuma ku bantu. Uwo nguwo niwe waje kugira ngo aducungure ngewe nawe. Ni nawe shusho y'Imana, nta kundi wabona Imana ni muri Yesu Kristo. Niwe ugaragaza, nubwo biriya Ikinyarwanda ivuga ishusho, ntabwo ari ishusho nk'uko wavuga ngo ishusho y'ikintu runaka. We aruzuye, ni original, ntabwo ari pirate, ni ishusho y'Imana, kamere y'Imana ni Yesu Kristo. Uyu nguyu niwe shingiro ry'ubuzima bwacu. Indirimbo abaringi baririmba batavuze Yesu, abigisha bakwigisha batavuze Yesu, abasenga batavuze Yesu, abagira gute bakora iki batavuze Yesu. Yesu niwe shusho y'ubuzima, niwe bintu byose, niwe soko y'ubuzima bwose, niwe shusho y'Imana, niwe kamere y'Imana. Ubwiza bwose bw'Imana ni Yesu. Yesu arakomeye cyane. Hari ubwo tumuririmba tukumva ko ari ibintu byoroshye, hari ubwo tumuvuga tukumva ko ari ibintu byoroshye, tukumva intwaro abantu abahanga b'isi bakora batandukanye, bavuga ngo batigisa isi. Ariko Yesu ngo niwe ufe ijambo rye riramira isi, arayifite, ngo ni imbaraga z'Imana, ngo niwe wayiremye, niwe muremyi, niwe ushobora byose. Abaririmbyi ni Yesu mukwiye kuririmba, abacuranzi ni Yesu mukwiye gucuranga muvuga, abantu bose ni izina rya Yesu, niwe uramiye isi. Haleluya. Ntabwo ari amafaranga abantu bafite, koko abantu bafite imbaraga zikomeye cyane, ariko Yesu ijambo rimwe ryiwe riramira isi. Haleluya.
niwe uramira isi kubera ko niwe uyibeshejeho, na niwe wayiremye. gatandatu, niwe ukuraho ibyaha byacu. Amen. Reka mbabwire, nta wundi muntu wakuraho ibyaha byawe, nta wundi muntu wari gukuraho ibyaha byanjye, nta wundi, nubwo yaba papa i Roma, nubwo yaba musenyeri runaka, nubwo yaba karidinari runaka, nubwo yaba ari bishop runaka, nubwo yaba apotre runaka, nubwo yaba ari aba bashumba, Yesu wenyine ni ukuraho ibyaha. Haleluya. Kubera ko niwe waducunguye, ngo arangije gukora ibyo byose, imbaraga ze zo kumusaraba, ahakora imirimo ikomeye cyane. We ntabwo yinjiye aheraho mu isi nk'uko natangiye mbivuga, oya, ngo ahubwo yararenze yinjira ahera mu ijuru. Aho ngaho niwe yazirikiye ibyiringiro byacu. Ibyiringiro byacu ntabwo biraheraho mu isi ku mutambyi runaka. Yesu ajya ahera, ibyiringiro byacu abijyanayo. Niyo mpamvu ibyiringiro byacu biri ku Mana. Nta n'umuntu wadutandukanya n'Imana, niyo yaba ari urupfu, niyo yaba ari imbaraga zimeze gute, niyo byaba bigenze gute, nta cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo, kubera imbaraga za Yesu wo kumusaraba. Niwe wejeje ibyaha byacu, ngo arangije kubyeza, ngo arazamuka ajya kwicara iburyo bw'ishobora byose Imana Data. Amen. Niho yicaye ubu ngubu. Niho twasomye ku murongo wa 3, ngo arangije kweza ibyaha byacu no kubikuraho kuducungura, ngo aragenda ajya iburyo bw'Imana Data. Niwe nyiri itorero bakristo. Ndashaka kukubwira Yesu uburyo Imana yatwihishuriye mu minsi y'imperuka binyuze mu kanwa k'umwana wa Yesu Kristo. Ngo ni umuremyi w'ibintu byose, ngo niwe mucunguzi, ngo niwe wese, ngo niwe uramira isi ayiramije ijambo ryayo, ngo ni ufite ubutware n'ububasha n'ubushobozi bwose kuba mwizera, kuba mwiringira. Imana ishimwe cyane. Ngo ari iburyo bw'Imana Data, kandi azatugeza i Kanani mu ijuru y'amahoro. Abizera benshi cyane dufite ubwoba, kandi ubu bwoba akenshi ni ukudasobanukirwa Yesu. Kandi Yesu nakubwiye ngo kumukubwira mu nyuguti ntibyakubuza kugira ubwoba, kumukubwira mugusomeye mu byanditswe byera ntabwo byakubuza kugira ubwoba. Isi ifite ubwoba bwinshi cyane, kandi tubutewe n'ibihe bibi biyogoje isi, yaba korona, yaba ubukene, ingaruka za korona, ingaruka zaguma mu rugo, ubwoba bw'ubuzima, indwara z'ibyorezo ziriho, abantu benshi cyane uburyo bari kudukurwaho. Ibyo ngibyo bitumije abizera duhagarika imitima. Ariko nagize ngo mbabwire ko Yesu ari we muremyi w'ibintu byose. Haleluya. Ko nta kintu na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Kubera iyo mpamvu rero abizera benshi cyane baragenda bashakisha kumenya icyo Imana ibavuzeho. Ariko nagira ngo mbatangarize ko Imana avuganiye natwe mu kanwa k'umwana wa Yesu Kristo. Iyo mpamvu rero bagenda bashakisha kumenya icyo Imana ibavuzeho, nuko batazi ko Imana avuganiye natwe mu kanwa k'umwana wa Yesu Kristo. Kandi ni umusozo w'ubuhanuzi bwose. Kandi Yesu yaratangaje ngo unyizera wese imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba muri we. Kandi aravuga ati ntimuhagarike imitima yanyu, nimwizere Imana nanjye munyizere. Ati njyewe ndagiye kandi ngiye kubategurira. Kandi uyu nguyu mwumvisha ububasha bwe, mwumvisha ubushobozi bwe, uwo niwe utuvugira ku Mana. Ubu ngubu mfite umuntu ushobora kumvugira, yaba meya, yaba ministre, yaba depite runaka, yaba umuntu ukomeye ufite amafaranga, mba numva ndi umuntu ukomeye mfite ifiyeri, kubera ko mfite umuntu mvugira, kubera ko mfite inshuti ikomeye, kubera. Ariko twebwe umuvugizi wacu ni wa wundi ufite isi mu biganza. Haleluya. Nashakaga kukubwira, reka kuguma kugira ubwoba, Yesu yaranesheje. Kandi Imana yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo. Ntabwo ari abahanuzi. Abahanuzi bose bagize itangiriro bagira n'iherezo. Nta nubwo ari abatambyi bose bagize itangiriro bagira n'iherezo. Nta nubwo ari abami bose
bose bagize itangiriro bagira n'iherezo, ariko Yesu nta tangiriro afite nta n'iherezo. Uwo nguwo ari mu ijuru iburyo bw'Imana Data, kandi ntabwo akuvugira kubera ko ufite amashuri menshi, ntabwo akuvugira kubera ko wize, ntabwo akuvugira kubera ko uri umucuruzi, ntabwo akuvugira kubera ko ufite imiryango ikomeye, ntabwo akuvugira kubera ko uri mu Rwanda, kubera ko uri muri Afurika, uri i Burayi, uri muri Amerika, ahubwo akuvugira kuko agufite ku mutima wiwe. Niyo mpamvu nashatse kugira ngo mbwira abizera n'abatarizera umwami Yesu kugira ngo twe kugira ubwoba. Ubu bwoba butumye abakristo benshi cyane bajya kuraguza gikristo, ntabwo bakigira ibyiringiro muri Kristo Yesu. Kandi uyu mwanditsi yandika urwandiko rw'Abaheburayo, ndagira ngo mbibutse ko nabo bari bafite ibintu bibakomereye genda kumera nk'ibyo dufite muri iki gihe cya none. Ubwa mbere abakiriye Kristo bo bari batangiye gutembanwa kubera inyigisho nyinshi cyane z'ubuyobe, zabongera kubereka ko abamarayika bakomeye, zongera kubereka ko abahanuzi bakomeye, zongera kubereka ko abatambyi bakomeye. Bashaka gusubira mu migenzo ya Kiyuda. Abandi bari batangiye kwizera, ibyiringiro byabo bitarakomera, batarasobanukirwa ububasha bwa Yesu. Abandi ntibari bigeze bamenya Yesu uwo ari we. Uyu mwanditsi rero abandika basobanura Yesu ko ahebuje ibintu byose. Natwe rero ibintu bidutsikamiye Kristo, naringize ngo mbibutse Yesu ko ari hejuru y'ibintu byose. Ibyiringiro byacu ntabwo biri ku butunzi bwo mu isi, ibyiringiro byacu ntabwo biri ku mazu, ibyiringiro byacu ntabwo biri kujya i Burayi, ibyiringiro byacu ntabwo biri kujya muri Amerika. Ibyiringiro byacu nubwo yaba ari muri korona, abana b'Imana Kristo azadutunga, adufite mu biganza. Wiyoba, witeshuka, komeza inzira yawe, komeza wizere Kristo Yesu. Ni ibyiringiro byacu, ni imbaraga zacu, aratubumbatiye, ukuboko kwiwe niko kudufashe, ntabwo wavuvunura intama mu kuboko kwiwe, niwe mahoro yacu. Haleluya. Naringize ngo nkwibutse ko Yesu ashobora byose. Naringize ngo nkwibutse ko Yesu aruta amafaranga dutunze. Naringize ngo mbibutse ko Yesu arusha ubutunzi bwo mu isi. Naringize ngo nkwibutse ko Yesu aruta abahanuzi n'abayobozi yaragije itorero. Naringize ngo nkwibutse ko Yesu aruta abatambyi bose babayo n'abamarayika. Ari hejuru y'ibintu byose. Uwo nguwo aradufite, aradukomeje. Bakristo, naringize ngo nkongera nkubwire ngo wizere Kristo Yesu. Niwe shingiro ry'ubuzima bwawe, niwe kubaho kwawe, niwe soko yawe. Nubwo waba uri imfubyi, nubwo waba uri umupfakazi, nubwo waba wihebye, Kristo Yesu ni ibyiringiro byacu. Abantu twavuze ibintu byinshi cyane, ndetse turavuga ngo itorero ntabwo twitayeho, turavuga ngo abayobozi ntabwo twitayeho, ariko reka nkugira ngo nkubwire Yesu akwitayeho kuruta abo bose. Aba bayobozi bakwitayeho, Yesu atagize ikintu abahereza baguhereza, ntacyo n'ubundi bakumarira, ariko Yesu ntajya buri kintu aduhereza, tumuramburira amaboko. Haleluya. No mu gihe abayobozi batagusuye, Yesu yabanye nawe. No mu gihe wari urwaye, hari indwara nyinshi cyane, ukabura umuntu ugusura, ariko Yesu aravuga ngo ndi kumwe nawe, kandi ngo no mu rupfu azabana natwe. No mu gihe cy'ubupfubyi, wabuze umubyeyi wagusura, wabuze inshuti yagusura, ariko Yesu ajya abana n'imfubyi n'abapfakazi. No mu gihe wacuruje ugahomba, warahombye ubona ibintu byabaye bibi, ariko Yesu burya no mu gihombo ari kumwe nawe. No mu gihe uri wenyine, wabuze uburyo, wabuze epfo na ruguru, Yesu burya ngo muri kumwe. Kubera ngo kera turi no mu mwijima, turi mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ngo burya Imana yari ihari. No muri icyo gihe rero ubona n'umwijima, ubona ibintu bitagaragara, ubona uri kuyobagurika, ubona ibikomeye, burya Yesu muri kumwe. Reka mbwira urubyiruko, amako yarahagaze muri iyi minsi kubera kurwanya COVID-19. Mwabakobwa mwe, mwabasore mwe mufite amakwe, Yesu ari kumwe namwe.
muzakomeze kugenda neza, umunsi w'ubukwe uzasohora umeze neza. Hari abo turi guhura byagenze ukundi, ariko no mu gihe covid ihagaze ugumye uba umufiyanse mwiza n'umufiyanse kazi mwiza. Sibyo rubyiruko? Sibyo? Yesu no mu gihe ubukwe buhagaze, Yesu ni inshuti yawe. Haleluya. Yesu mu bihe bibi arahari, Yesu mu bihe byiza arahari. Twareba inyuma tukamubura, Yesu arahari. Twareba impande tukamubura, Yesu arahari. Twareba iburyo n'ibumoso, twareba imbere akazi kahagaze, Yesu arahari. Nimureke tumuhanga amaso, niwe banze ryo kwizerwa. Ndasoje, naringize ngo mbibutse ko Imana yatwihishuriye muri Kristo Yesu no mu minsi y'imperuka. Yesu wacu aruta abahanuzi, aruta abamarayika, aruta abatambyi, aruta abantu bose. Niyo wajya ahera hahera, ari buryo bw'Imana Data aradusabira. Abaririmbyi nimuririmbe muvuga Yesu neza.
gaye duhaguruke dusenga Imana. none umugisha w'Imana uhorane banezeza mu nzira muca manibaye banezeza mu nzira muca kumana yacu kumana bene nedatamwe mwisi niko biba abifuza Siyoni nshya tuzabanike mwese mwifuza Siyoni nshya tuzabanike. Mana data wa twese ni mu ijuru, mu izina ryiza rya Kristo Yesu umucunguzi wacu, uwo Maraki yari yarahanuye akavuga ngo izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa haryo, ngo kandi namwe muzahera ko musohoke mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, mwitere hejuru mukinagire mumeze nk'inyana zo mu ruhongore. Turagushimiye ko aho twari dukingiraniwe n'umwijima twari twaraciriweho iteka nk'uko umwanditsi w'ijambo ry'Imana bivuga, twasohowemo n'izuba ryo gukiranuka ryabonekeye abari mu isi yose, ari ryo Kristo Yesu. Hanyuma ubu ngubu turagenda twidegembye dufite amahoro atagira akagero kubera itorero wabyaye umaze kuryogesha amazi n'ijambo kandi ukarisezeranya kuzaryishyira rifite ubwiza. Itorero rya Keza n'agatangaza ryaguzwe amaraso y'umwana w'Imana yo mu rubavu. Turagushimiye uburyo wabanye n'iri torero, abana bawe abo wacunguje amaraso, ukababwira ijambo ryawe ryiza, ukavugana nabo bakakira indirimbo, hanyuma bagakora imirimo yawe nk'uko bayitegetswe n'ijambo ryawe n'umwuka wera. Batanga amaturo ari ay'ishimwe, ari icyacumi, ari amaturo y'umutima ukunze. Hanyuma mu gusoza tubasabiye umugisha, umugisha Mana utanga, wa wundi wavuze yuko iyo utanze nta mabara wongeraho. Tugushimiye ko dusoje iki cyumweru turi mu bugingo bushya bonerwa muri Kristo Yesu. Hanyuma rero ubwo bagiye gutaha baherekeze, kandi ejo ni umunsi w'imirimo, uzarambura ibiganza byawe kugira ngo biberekezeho. Umurimo wose umuntu azerekezaho amaboko, Imana izawumuheremo umugisha, kugira ngo tuzongera guhurira hano kandi buri wese muri twebwe uzaba muremeye impamvu zituma gushima. Turagushimiye Mana ko twumvise ugiye kugendana natwe, kandi ubugingo bwacu n'umwuka n'umubiri urakomeza kubizigamira muri wowe kugira ngo bye kuzabonekaho umugayo ubwo uzagaruka. Turabizi waduhamagarira wo kwizerwa, n'ibiruta ibyo dusaba uzabiduhera ubuntu, mu izina ryiza rya Kristo Yesu umwami wacu, amen.